Rusizi. Impamvu igoye ndabanza mbyebere kuba abantu benshi bazana umururumba. Reka dore kuri Oscar umuyobozi w'umurenge wa Nkombo amuhagaritse asigaho etat civile ngo abari usigara yasira itari mu kuba ngo yaragiye ataragihari. Noneho akimara kuhava ngo Munyemanzi nawe ajyayo asigaho ashyiraho undi ati wowe niwe ugomba kuba ugomba gusigara mu mwanya wa gitifu, asigaho sociale. Umwe yasizeho etat civile undi asigaho sociale. Urumva confraterge. Kandi mbifurije byiza nyine twa Kimana Ernest yo yitwaye Hawo TV. Basaba gukora share ndetse na subscribe. Mu kanya gashize nta n'amasaha atashize inama njyanama y'akarere ka Rusizi maze guterana hegura abajyanama bane, harimo vice mayor ushinzwe ubukungu Ndagijimana Umunyamanzi, harimo na vice president w'inama njyanama nawe yitwa Kwizera Giovanni Fidel, n'abandi bajyanama babiri bose icyo bavugaga nuko beguye ku mpamvu zabo bwite. Turi kumwe na Alfred Ntakirutimana. Alfred wiriwe? Niki kiri gutuma inama njyanama abantu batanu urumva ku itariki ya 16 heguye perezida w'inama njyanama, none ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 heguye abandi bane? Niki kiri kuba mu karere ka Rusizi? Iki kibazo ushatse kukireba ntabwo wakireba uyu munsi, ntabwo ushaka kuvuga ngo beguye uyu munsi abariho utangira guterera imetero. Reka duhere cyane abajyanama cyangwa se iyi komite nyobozi cyangwa se igihe abameya batorwaga, niho iki kibazo cyose cyatangiye. Meya Kibiriga aza kuyobora aka karere ntabwo yari yitezwe, nta nubwo abantu bari bazi ko ari ushobora gutorerwa kuyobora aka karere. Noneho harimo umujyanama umwe witwa Damascene, uyu nguyu Habiyakare we yari yamaze kwejiza abantu benshi barimo bayobozi ndetse n'abandi ababwira ko ari uzaba meya. Uyu Habiyakare ndetse aza kugira gutya amatora abaye abona si ugizwe meya, aravuga ngo ibukuru bamusabye ko ari ubanze kwanza kareka uyu mugabo agatambuka agakora, ngo bamuhanga iminsi mikeya uyu meya, unamara gukora iminsi mikeya ngo uyu nguyu ni uzahitaza akayobora. Noneho abikoze gutyo cyangwa se mu kubivuga gutyo abantu bamwe na bamwe barabyizera bemera ko ari nabyo koko, bavuga ati wasanga koko bamuhaye ntuza yo bamuhaye ikarita yose y'uburyo bizagenda. Noneho uyu Damascene nk'umuntu wari utorewe kuba muri njyanama, wari utowe nk'umuntu wanaje avuga ko azasimbura meya uko byagenda kose, ari bemereye kuzasimbura meya, bibaye nkaho noneho agiye kumera nkaho ahangana na meya kugira ngo meya agende hakiri kare, urumva, noneho amusimbure. Icyambere sindi buhita mvuga ngo Damascene ni ufite ikibazo kurusha, ndabirera kubabahereza kubabemerera kuza kwiyamamaza cyangwa se abababwira muzajya kwiyamamaza Rusizi. Kuko umuntu uba wakubwiye ngo uzajya kwiyamamaza Rusizi akubwira ngo nawe uzaba meya, urabyumva, nyuma yakwemera kuba meya nawe ukagenda ubibwira abantu ati ninjye bemereye kuzaba meya, bivuze ngo nutanaba meya uzashaka ikindi nyine wisobanura ikibwira aba bantu wagiye ubwira ko uzaba meya, urumva, ugashaka ikintu batambika ati uko byasa kose bambwiye ko ari uzamusimbura nubwo ari kuri ra mwanya. Naho ro byatangiriye. Noneho meya amera nkaho agiye ku gitutu cya Damascene n'abandi bantu bose yari yamaze kwemerera ko azabaha imyanya, dore ko yari yarabwiye amakuru mfite kugeza ubu ngubu utambaza uko namenye, ariko no kuvuga ngo ari uwo Damascene ndetse nabo bakorana cyangwa se bayikoranaga muri rasako yose, nari mfite uburyo bagenda basa naho bumvikana kuri icyo kintu. Uyu Damascene yari yarabwiye cyane presidente cyangwa se ura presidente wa njyanama ko uyu mugabo naramuka abaye meya ngo nawe azamuvuganira, kurumva, ngo nawe azamuvuganira akaba promoted cyangwa se ukaba yamugira vice mayor ushinzwe ubukungu. Damascene ni iki ku buryo yavuganira abantu? Nyine nicyo kibazo nawe wahita wibaza. Niba ngo Damascene yabibabwiraga gutya ababwira ati ngiye uwanyohereje aha yambwiye ko ari njye ugomba kuba meya, kuko ngo ari mu bwati njye murabizi ko ngiye kwiga PhD, ariko ibya PhD nabaye mbihagaritse, bambwiye ko ngomba kuza kubahanga muri kano karere nkabafasha, urabona akarere karapfuye n'ibiki ati urumva ningiye ufite urufunguzo rwa byose. Ninde wamwohereje se? Icyo nawe ni ikibazo wamubaza.
ndibuka umunsi umwe yigeze nsanze ambwira ibintu byinshi, anyereka pula yose uko ikoze, anyumvisha. Hari umwe mu bajyanama bari umwe mu ba vice mayor cyangwa se vice mayor sociale, ntabwo amuhumekaga neza, yumvaga ko ashaka ko abanza kugenda, yamara kugenda none numva na mayor nawe yagombaga kumukurikira. Noneho vice mayor uwo mugabo anyereka nyine ngo bigomba kwirukanisha vice mayor, byose arabinyereka. Ndambwira ati ibintu uri gukora ntabwo rwose byarya, ni ubufu, kuko wabonaga rwose uko yabivugaga. Ndambwira ati hari amadosiye ari kuburamo adashobora gutuma hari ikintu wabona iyi nkuru cyangwa se ibintu uri kuvuga banaguseka. Cyakora ntabwo yanyumviye, kuko ntiyanyumviye, kuko yarakomeje. Umugabo arakomeza kugeza ku rwego rw'uko yinjiriye n'uyu munyemanzi ureba wirukanwe cyangwa se ugiye gutya. Munyemanzi navuga ngo nawaguye mu mporero. Ni kwa kuntu umuntu bamubwira ati runaka tumutsinsure, nawe kumva uwo muntu agomba kugenda. Ariko ndaza kubigarukaho nyuma, reka mbanze nsobanure uburyo byagenze kugira ngo bigere kuri urwego. Uyu mugabo rero w'umujyanama byageze igihe bashira ibyaha 7 kuri meya. Ibyaha 7 harimo kimwe cy'imbatura mugabo cyitwa gusuzugura umukuru w'igihugu. Sinimba mwarabimenye? Ntabwo twabimenye. Bamushyizeho imbatura. Icyo cyaha cyo gusuzugura umukuru w'igihugu byatumye bahakorwa inyandiko nyinshi. Izo nyandiko zakozwe icyakora bakora rero umwe mu bajyanama ntiyabisinya. Umwe mu bajyanama atabisinye, noneho bigera ku rwego rw'igihugu, kugera ku rwego abantu bo mu nzego zo hejuru bamanutse kugira baze kureba ibyabaye Rusizi, kugeza ku rwego basuzugura umukuru w'igihugu. Bahageze barabisesengura, hafatwa umwanzuro wo gusesa njyanama yose. Noneho bafashe umwanzuro wo gusesa njyanama yose, gusa uribuka Ramberi uyu guverineri akimara gufata umwanya wo kuyobora iyi ntara y'Uburengerazuba, we yahise asaba ko bamubabarira kugira ngo be guhita basesa njyanama. Uribuka byari bimaze kuba za Rutsiro, za Rubavu Robeze yari yamaze kugenda, za Karongi yamaze kugira, byose urumva arabati kugira ngo nongere nk'utangiriye kuri zero, mwe muretse Rusizi nibura ubwo batarayisesa, mbanze ndebe ko nayigarura, mbanze baguyaguye ndebe ikibazo gihari. Abijyamo arabicoca, bahita basanga wa mujyanama nababwiye witwa Damascene Habiyakare ari we nyirabayazana y'ibintu byose. Habiyakare arapfuka amasaba imbabazi, ati mumbabarire rwose, baramwandikisha n'ibaruwa arabisinyira, avuga ko bitazongera. Guverineri agira ngo akemuye ikibazo, aragenda. Ariko n'ubundi bya bintu bikomeza gututumba kugera ku rwego noneho meya yagiye guhagarika umuyobozi w'umurenge wa Nkombo. Amuhagaritse asigaho etat civile ngo abari usigara yasira itarimu kuba ngo yaragiye ataragihaye. Noneho akimara kuhava ngo Munyemanzi nawe ajyayo asigaho ashyiraho undi ati wowe niwe ugomba kuba ugomba gusigara mu mwanya wa gitifu, asigaho sociale. Umwe yasizeho etat civile undi asigaho sociale. Urumva confraterge biragenda. Noneho meya bandikira abaruwa, irabaruwa ntabwo yandikiye mu karere. Iyo baruwa yo yaje kuri email. Bivuga uriya mugore baramukoresheje, president wa njyanama bamukoresheje biciye kuri wa Damascene, n'ubundi amaze kumukoresha yandika ibaruwa bazi ngo bagiye gutsinsura meya agende. Wakwibaza ndabizi ugiye kutubaza ikibazo ati kubera iki noneho utekereza impamvu banditse irabaruwa ni urabizi neza ko ikintu kijyanye na jenoside yakorewe abatutsi hano muri kino gihugu kiri sensible cyane. Uramutse nk'ubu ngubu umuntu agushinjije ko wagaragaye ingengabitekerezo ya jenoside, mbere yuko bagira ibindi bakubaza ugomba kuba nibura ahandi ahantu udashobora uri kubarizwa atari iwawe cyangwa se utari mu maboko yawe. Nibagiye kuko bizwi neza ko rero ugomba kuba uri mu maboko atari yawe. Niyo mpamvu umuntu wese kugeza ubu ngubu asigaye akoresha icyo kintu kugira ngo arebe ko yakwikiza. Buriya ntureba meya bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo bamwikize byoroshye cyane. Noneho we yagombaga kujya kwisobanura, cyangwa se bari bazi ko ari bujye kwisobanura cyangwa se kuzajya kutahura ibyabaye yaramaze kwirukanwa, yaravuye mu nshingano. Ubwo nicyo kintu ubundi bari babikoreye, bari babizi neza ko iraba utazatahurwa, batazamenya naho byaturutse, bazumva ko byanakiye mu karere akabisinya. Urumva icyambere bazi ko meya akunda gusinya ibintu atasomye. Icyo ni kimwe. Ko
nabyo byari bikubiye mu byo babwiye uriya musekreteri cyangwa se uriya muntu wari wagombaga kwandika iriya baruwa. Sekreteri wamenya bambwira ati wowe shyiramo iyi baruwa ushyiremo amadosiye agomba gusinya, turamuzi ntabwo ajya asoma. Babyumvise? Uriya mugore rero niwe wohereje email, urumva bamwe bavuga ngo ni kuri flash yaje, oya yaje kuri email barayikuraho, arangije barayishyira mu zindi baruwa, me araza arasinya. Akimara kuyisinyaho bayifotora kuri telefone. Ku bantu bakunda bakurikira iriya ibaruwa babona ko ishusho ry'ira telefone nako ry'ifoto yayo itagaragara neza, amagambo amwe namwe ntagasomeka neza. Kudasomeka kwa ari amagambo ntibagire ngo ni ikindi. Uwo foto iriya telefone yari afite igihunga, arafotora, amaze kuyifotora ahita arayisendinga. Wakwibaza ngo uwari sendinze aragamije iki? Bari bagamije kugira ngo meya yirukanwe namara kuva muri systeme, noneho wa mugabo wavugaga ko Damascene nakubwiye ahite yemerija bamugire meya. Urabyumva? Kuko yaramaze kwemerera uriya mugore kazamugira vice meya ushinzwe ubukungu, kuko Munyemanza ari kugumamo yagombaga kumugira social. Munyemanza akaba ari uwa social. Hoya Munyemanza aguma ari ubukungu, uriya mugore ushinzwe social Anne Marie we yagombaga gushaka uburyo bamwerimina mu bundi buryo. Ni ukuvuga ngo Habiyakare icyo yashakaga nuko komite yose ivaho akazana inshyashya. Yarazi ko komite yose yagenda bakazana inshyashya, kandi bagiye kuzana inshyashya ntabwo bajya gutora hanze yajyanama, bavuga ati reka tore mu majyanama abashoboye bagahita babazamura. We rero nk'umuntu wiyumvaga nk'ushoboye naho byose byagiye bizambira. Ubwo ni uvuga ngo atangiza iyo saga yose gutyo kugira ngo arebe uburyo yatambutsa ijwi ryo rikagera ku mwanya wa meya. Nukurebye nyirizina no kuderema yose ikoze. Tugeze ku bajyanama beguye, uriya mugore we uyu Josephine uzi ko aturuka muri bweyeye, uyu Giovanni uzi ko ari umukozi wa kaminuza hano i Rusizi. Abara nk'uyu Giovanni yari umuntu utuje udashobora kujya muri ibi bintu, ariko wakwibaza ngo Giovanni bamwiruka niki cyangwa se yagiye gute? Giovanni ikintu cyatumye agenda nk'umuntu uri intellectuel, nk'umuntu uri academic, ikintu cyatumye agenda nta kindi ni ukuba umuntu ufite iyo background nk'iyo, arebera ibintu ngibyo akicara mu nama bigakorwa gutyo, uri kubyumva, akaceceka, urumva, akabirebera bikaba nta kintu kimwe ashobora kubikoraho. Uwe yazize kubirebera ntagire ikintu kimwe abikoraho. Mu ibaruwa yanditswe harimo aho kwandika abacu bandika abanyu. Meya se wandika ibaruwa turabizi kuko arayandikirwa, kandi ntabwo ihita igera kuri meya direct kuva muri secretariat y'akarere ikagera kwa secretary wa meya, iba yace mu maboko atandukanye. Ko kuba bajyana bamwe na bamwe beguye, ubu meya yicara tuze yumve ko imitego yategwaga yarangiye. Meya ntabwo yatuza kuko nubundi aracyahagazweho ku gakanu, kandi ntatuze akora ibintu ngiye nkuko agomba kubikora kandi neza, urabyumva, ariko amenye ko nubundi uko byagenda kose ntabwo urumuhiga ntawe rurajya. Nubwo bakuyemo Damascene, nubwo bakuyemo uyu bendaga kurwana ejo bundi bendaga kubitana ibipfunze, nubundi ntaho birajya. Sinzi, nigeze kumuganiriza ndamubaza ati meya urumva utuje? Wabonye ko nawe adatuje, wabonye ko nawe azi neza kuko byasa kose, ariko nyatekereza ko ari kwakora atarashira impumu, kwirukanswa cyane atarashira impumu, ariko ko byasa kose urumva ko arabizi neza ko nta gutuza mu gihe cyose, azi neza ko ari inshingano zimuri ku bitugu. Hari inshingano ziri ku mu bitugu, icyo ni kimwe gishobora gutuma adatuza. Icya kabiri, arabizi neza ko nubundi bari abantu nubwo babikoraga kuriya bari bafite andi maboko bari inyuma abasunika ngo mubikore gutya ko ntabwo ushaka kubwira ngo Damascene yahaguruka gutya agahagurukira abagenzi be kuriya, urakabyumva, akazambya njyanama kugeza ubwo abajyanama bose bakubwira ati Imana itubabare ukavana Damascene muri no njyanama twahumeka. Ibaze kuganira n'abajyanama ngo Imana itubabare ikavana Damascene muri njyanama twahumeka. Waganira n'abagitifu bubwabo bimirenge bakavuga umuntu bita Damascene cyakora ngazambije akarere. Damascene, who is Damascene? Akora iki? Nanjye nicyo nibazaga, Damascene ni iki? Ni uwahe? Akora iki? Ni uwahe? Ubwo rero ayo maboko muri inyuma atuma izina rye rikomeza kugaruka mu karere bene ako kageni. Niyo nubundi meya gitinya kugeza ubu. Kuri yakwegura ku mpamvu ze bwite si kwako n'umuntu ari kuvuga ngo impamvu ze bwite byo nakubwiye kuva kera. Iyo ushaka gusimbuka ahantu hari yarusubira inyuma, ntago byazagira igihe Damascene ashobora kuzaba meya. Oya, systeme cyangwa se iki gihugu uko gikoze, wabonye ko abantu benshi bakunze kwegura ku mpamvu zabo bwite, bidakunda kubahira ko bagaruka ngo kuko urebye ushobora gusanga ari bake cyane byagenze uko nguko ngo babe bagaruka bagira izindi nshingano bahabwa. Noneho muri kano kareho ubu byarangiye,
biba muri kano karere ho byarangiye cyakora bamugira mu bindi bigo cyangwa mu zindi nshingano zindi ariko muri kano karere ho byarangiye. Reka twumve ijwi ubu ngubu ni umunyamabanga niwe wasigaye mu nshingano kuko presidente na perezida na vice perezida beguye wanjyanama aravuga ati abaturage ntimugire ikibazo mugire ntimugire icyo mwikanga ubuyobozi burabareberera kuko ni nabyo nubwo basigara 12 ariko inshingano zizakomeza ndetse n'intego zo kubaka igihugu zizakomeza. Reka twumve ibyo yatangarije yaho TV. Alfred mu byo avuze no agarutse kuba abanyarwanda batakuka umutima cyangwa abanyarusizi batakuka umutima. Bizagenda bite kugira ngo nta mumeya umwaka karerutse Oscar wenda upfa kuba yaragerageje ba Freddy baraje kuki nta mumeya umara hano mu karere ka Rusizi. Impamvu igoye ndabanza mbyebere kuba abantu benshi bazana umururumba. Reka dore kuri Oscar. Oscar nk'umwana w'aka karere cyangwa se nk'umuntu uvuka hariya ku Kadashya yarazi neza ikibazo kiri muri kano karere cyari cy'imihanda. Urumva akimara kubona inshingano nicyo kintu cyambere abanje kwihutira gukemura. Arabanza kwanza yagura umujyi niko navuga ko urabona uyu mujyi kwaguka abenshi babishimira Oscar. Urumva amaze gukora biriya bintu byose twanagohera inyuma ye cyane hari uribuka meya wa Turatsinze Jean Pierre. Nyuma turatsinze hari undi wagize batuburiye urabyibuka bakamutuburira bakamubwira ngo hari abantu bazanye ngo gutera inkunga akarere ngo umushinga ngo bazanye ngo nayohereza amafaranga akohereza amamiliyoni bakayarya uwo nguwo numwe urumva cyamutwaye kirumvikana tuve kuri uwo tujye kuri Oscar. Oscar rero akibara kubona izo nshingano zo kuyobora akarere yahise abanza kwanza gukemura ibibazo byari biri iwabo mu karere iwabo ko tuvuga iwabo tumve mu karere iwabo ku Kadashyi iwabo avuka nyine arabanza kwanza hashyira imihanda y'amabuye n'ahandi anagura umujyi kuvuga ngo umujyi waguke azana za karushaririza ashyira za karushaririza hashyi uko yari yashyizemo amabuye muri kino gice cyo guhera ku cyapa kugera aho bita karushaririza n'ubundi akora ku buryo nyine abanze kwanza kwagura umujyi mu yandi magambo. Karushariza site ya karushariza raguka yagura igice cya Murangi hejuru yagura n'igice cya Kadashya. Ibyo bintu byose nk'umumeya w'uruzanya ako kantu kagashya cyangwa se urukoze ibyo bintu kuri manda ye byatumye akundwa n'abanyarusizi cyane. Mwibutse ko niyo wabukundwa n'abayobozi n'abaturage incuro igihumbi uri meya bitagukuraho ko ushobora kwirukanwa cyangwa se kuba wakweguzwa cyangwa kwegura ku mpamvu zawe bwite. Uyu niwe meya abantu benshi ukunda gushinga hagati ati uyu niwe wabaye meya mwiza. Uyu Freddy yari umunyabugarama aho bita ku rya gatanu. Yari umwarimu uzi struggle z'abarimu bagenzi be, uzi struggle z'ubuzima bw'akarere ka Rusizi, uzi struggle z'igishanga, uzi ikibazo ko isi ari umuhinzi w'umuceri kurinda ageze ku rwego rwo kuba meya. Noneho ikintu abantu bashinjaga meya Freddy kwari ukwishyira hejuru agahita amera nkaho babantu bose bigishanyije babantu bose babanye amera nkaho ari kubagenda hejuru. Noneho ikindi bakavuga ko yari afite akantu k'inzara. Uwo si umwe tuve kuri we tujye kuri Kayumba akimara kugera aha yavangiwe na mushikiwe. Kayumba burya nuko abantu batabimenya ariko Kayumba yavangiwe na mushikiwe kuko mushikiwe nk'umuntu wari ufite personality ye ariko noneho akayagenda mu izina rya meya yakora ibintu abantu bakabirebera mu ishusho ya meya byatumye meya asa naho atakarijwe icyizere cyane ku baturage. Urumva kugeza naho byagiye mu matora bikarangira atabashije no kugira gutsinda kuko abaturage ntago bari bakiri mwimvamo nka meya wabo. Nyuma yaho haje bya bintu by'ibimina bigatuma abaturage bamutakara icyizere ko bari bazi neza ko meya agomba gukemura kiriya kibazo bibona no meya cyamunaniye kandi bashinja mushikiwe kare wazanye ibyo bintu by'ibimina mu karere ka Rusizi. Noneho bafate mushiki wa meya wabidushishikarizaga tukumva ko bitunganye kuko birimo mushiki wa meya mu by'ukuri ni gute adakemuye kino kibazo kimunaniye. Navuga ngo hariya kuherura munsi meya kinanirwa kubazo bijyanye na bira bintu by'intuza bijyanye n'ikibazo cy'ibimina ni kimwe mu bintu byatumye nawe ananirwa. Ariko abantu bakanamushinja ko ku kintu bijyanye n'amafaranga nawe ntabwo yayahushaga nyine ngo yamutambukagaho kuntu ngo ntabwo yayahushaga. Nje nta makuru mbifiteho ni ibivugwa hano hanze rero cyangwa se ibivugwa cyane ntabwo twabishingira ko tugushingira no ku byabaye byo tuzi mushiki wiwe kuko yaragize. Nubwo meya twamubajura byibuka aravuga ngo ni mushiki ufite inshingano ze mu rugo rwe uri personality yiwe agomba kubazwa nanjye nkaba meya mfite ibyo ngomba kubazwa ku ruhande rwanjye.
niko yisobanuraga we, ariko rero ntibikuraho ibyo abaturage bahoraga bavuga, bishobora ntekereza ko ari nabyo batumye atongera kugirirwa icyizere cyo kuza muri komite. Uyu rero meya uriho Kibiriga, Kibiriga ni umwe mu bantu wakize hano muri kano karere. Kamubwire, hari amakuru mfite yuko Kibiriga akimara gutorwa hari abantu bamuzaniye gutya ibifurumba by'amafaranga, umuba w'amafaranga, ati turagukeje mwami, mubyeyi turagukeje, akira umuba. Byahise bimereza ishusho rero yo kuvuga ngo n'abandi bayobozi bose bajyaga kuri kano karere bashobora kuba barakezwaga umuba, bakabakubita umuba w'amafaranga, bigatuma bamera nk'abantu babaye trompe mu ntuza, mu madecision bafata no mu byemezo bafata, bikabacana. Kibiriga se yarawufashe, Kibiriga yarawusimbutse mu mutego. Kibiriga ngenda bizi neza ko yawusimbutse, bamukubise umuba ntiyawufata, atawufashe rero uri kubyumva, niho batangiye guca mu nzira zose zitandukanye. Niyo ndi kuvuga ngo amaboko yashukaga Damascene, uri kubyumva, kugeza ubwo ageze no kuri uyu vice mayor akamushuka, uri kubyumva, birumvikana amaboko manini kandi arimo amafaranga manini. Urumva rero Kibiriga ashobora kuba yaranze kuyafata, urumva, ariko amafaranga ntabwo yo arava ku muryango iwe, aracyari ku muryango wawe Kibiriga. Niwe ibeshye amafaranga ukayayora, bazahita bakuyora, no baguteza umutego wo kuzagufatana ruswa, n'amakuru mbaye nguhaye, ni umutego baguteza wo kuzagufatana ruswa. Meya wa Kibiriga, amafaranga baguhaye ukanga kuyafata, bazayakuzanira noneho mu buryo bwa ruswa. Rusizi se izahora gutya cyangwa izabona umuyobozi uyikwiye? Rusizi rero impamvu biragoye kugira ngo babone, ariko Kibiriga bamufite, buriya Kibiriga arahari, twavuga ngo azabona umuyobozi uyikwiye kandi gifite umuyobozi. Kibiriga arahari kandi Kibiriga uburyo ari kubikora, navuga ngo ibintu by'amafaranga nakomeza kubitaruka azaba ashoboye kano karere. Ubundi ikibazo kiba gihari cyane abikubwa ko ari umururumba, kuko bazanye amafaranga gutyo ugahita uyayora, urumva, baba bakubonye urwaho, batangira gukora ibintu, urumva, ku buryo bigaragara nk'aho ari wowe wabahaye order yo kubikora, cyangwa se bakajya babikora mu buryo biyumvamo cyangwa bishakiye, ati n'ubundi meya turaziranye. Nawe urabizi ko hari abantu hano muri Rusizi bakora ikintu wamwikubita ati nta kibazo rwose, nta kibazo, na meya arabizi, urumva. Noneho rero Kibiriga naramuka cy'amafaranga nkubwiye kimuhushije, Kibiriga iki kintu cy'amafaranga nkubwiye nikiramuka akomeje kugihunga burundu, aka karere azaba gashoboye. Ariko dore impamvu aka karere kagoranye rero, iyo umuyobozi wese ayoboye cyangwa se ahawe umwanya wo kuyobora kano karere, ikintu cya mbere bahita bamukorera, bamuzanira igifurumba cy'amafaranga, bazagenzure barebe nta muyobozi n'umwe ayoboye kano karere ujya ubura inzu nziza, nta n'umwe etaje ayizingazinga. Ashobora no kuhayobora amezi 3-5 agatazingazinga etaje, ukibaza amafaranga aturutse, nubwo ashobora kubita kandi uzakajya mu mabanki ukabona yasabye inguzanyo, ariko hari umutima wamenetse hano ngaha, hari umubaba yahawe. Urumva rero uri kubyumva, amafaranga nakubwiye y'umubaba babanza guheza abameya, nakubwiye ko bawuhaye Kibiriga. Aya makuru ndayafite, binafsi ndayafite gutya, bayahaye Kibiriga ntiyayafata. Noneho batangira kumwikanga, niho batari imagabara. Wibuka ko Kibiriga ari umudiakoni muri ADPR, umukristo muri ADPR, ashobora kuba yaratekereje ati kurya ruswa n'icyaha, kayivuga ati ejo nzajya mu rusengero bakandondora, nzabyihanana kandi ari ruswa, agahita bakwereka. Gusa ntabwo ari ruswa bari bamuhaye, bari bamukeje mubyeyi mwami. Iyo ngiyo niyo bita mbanziriza mushinga wa ruswa. Imbanziriza mushinga wa ruswa nyine bagukubita kugira ngo none ibintu byose bajya babikora bagukontorora, ni telekomande baba bagukubise kugira ngo bajye bagukontorora gutya, bakujyana gutya. Aha rero muza gucisha amazi inyuma abameya bose baciye, iyo telekomande yagiye bakontorora kurinda uyu munsi wa none ugeze. Vuga ngo amafaranga ari hano i Rusizi, abacuruzi bahaye Rusizi, abakire bahaye Rusizi, nibo bakoresha abameya baho, bagatuma bagenda nta nahantu namwe bageze. Kuvuga ngo umumeya ujya kurangiza manda, Kankindi se wenyine warangije, vice mayor warangije manda ebyiri. Bura uruzi impamvu Kankindi arangije manda ari vice mayor, bura ntireba abantu bakora cyane mu karere. Mu karere ubundi hakora abantu babiri, hakora meya, hakora na vice mayor sociale, abashinzwe ibintu byose, abashinzwe hafi ubuzima bwose bw'akarere, kuko abari mu bintu bijyanye na human security issues. Ubukungu ndikwaza kugusobanurira, yarari muri human security issues, vice mayor sociale nibyo bintu abashinzwe, sibyo? Abashinzwe ibintu by'amashuri, abashinzwe ku buryo byose. Noneho meya projet zisa naho ari zinini mu karere, akaba ari we usa naho azikuriye, uri kubyumva. Noneho vice mayor uri hagati mu bukungu, urumva,
nk'uyu nguyu impamvu batamuca ngo bamuhe umuburayizi nuko bazi ko ibyemezo byinshi bifatwa na meya, urumva ubu kunga adashobora kubivuguruza, kuko baba bazi ko meya ashobora gufata icyemezo meya vice meya ntakivuguruze. Niyo mpamvu akenshi badakunda kucya kuri ba vice meya ngo babagire guteba bakurombe. Ariko noneho iyo bigenze gutyo bakavuga ati none uyu vice meya turamwirukana, aba ari usigarana akarere, uri kubyumva, biba byoroshye cyane nko umunyamanzi, urumva. Gusa Munyamanzi navuga ngo hanajemo nawe ubwiwe personality yiwe, kuri personality yiwe nayo ishobora kuba yarajemo, kuko buriya Munyamanzi iyo aza gutuza hara muri Carrefour ntashake kugira umujinya wo gushaka kubita meya, byari byoroshye cyane kuba iyi manda ari kwirya akayisoza. Ariko byonyine guhaguruka muri uwo mujinya wose yahagurukanye kugeza ubwo gitifu akamemba bamufata gutya ati nyamuneka reka, bigatuma n'ikibukumwe kivunika, urumva. Buriya nureba kuba byonyine abasirikare bagiye beskotinze meya kuri ubwo bamugejeje mu rugo bamuhungisha vice meya, iriya ni raporo mbi cyane bizanamukurikirana cyane sinjye gukubeshya. Kunda bizi neza ko muri buno buyobozi iyo weguye muri buriya buryo none ikintu uri kuzira ari comportement nk'iriya ni ikintu kibi cyane. Aba rero kudahuza kwa meya na vice meya nicyo kintu navuga ngo cyamukurikiranye cyane kugeza amagingo ye. Sinzi nimba ibyo wambaje ari byo narishubitse. Uyu muzimu ubi Rusizi w'amafaranga ari kujya wongera umuzimu w'amafaranga, ninde uzawuterekera ngo tubone amahoro? Turebe umurokore nimba azabishobora. Reka turebe umurokore Kibega nimba azabishobora, kuko umuzimu w'amafaranga wo kuwucika biragoye pesi ngiye kukubeshya. Nawe ubwawe turi kuvugana uku nguku turi kuvugana Ernest, wagukubita umuba w'amafaranga nawe wahita uhungabana burundu, urumva. Natekereza uravuze none ndashaka natekereza ko umuba w'amafaranga bamushyize imbere akimara kuba meya ati mubyeyi akira turagukeje mubyeyi, akawanga. Nakomeza kuwanga azaba atsinze umuzimu, kandi nabwo nagenda agapasa iyo message kuri bagenzi be akabwa ati hano hari umuba w'amafaranga n'uwugwamo. Erega urabona ikiziba basasa ibifaranga bikamera nk'ikiziba hasi bakubwa ati tambo ibintu biriho. Iyo binyereyemo rero ukagwa hasi ukagarama uratsukana nabyo, itutsukana nabyo. Ariko iyo binyereyemo ukamera amagabo ugahagarara kare ukabitsibuka nka kuriya. Kandi ga dogiteri buriya urumva ni n'umuntu umaze igihe kinini akora, ntanzara afite unanamurebye mu isura ntanzara afite kuko ntabwo urabona nubwo ari umwana wahariya kurwaha, ariko ntanzara afite. Ni umuntu wahi Rusizi, ni umuntu wahangaha kurwahi, navuga ngo singiye gukubeshya. Uretse indugu n'isambaza yariye nyinshi, ariko singiye gukubeshya ntabwo afite inzara nyinshi mu magufa ku buryo ahubira amafaranga. Ntekeza kandi mpamvu yahise ayanga, ariko nawe ashobora kuba yaraje aza amakuru yuko igifumba cy'amafaranga kimutegereje ku muryango w'ibiro by'akarere. Dusoza Kibiri gakora iki? Ikintu cyane nakomeje kuvuga, ayo mafaranga bari kumutera ayakwepe nkuko yakwepye yangumye, urumva. Azahita afata undi nyine bari ugenda ariko wasigare, urumva. Ushobora gutenga ingumi igahusha igafata undi ihita imugira akajuri tariko. Iyo mugize akajete ntacyo bikureba gahitero wagiye. Ikindi Kibiriga yitonde mu myanzuro afata mu karere, mu bikorwa mu karere, ku myanzuro yose agomba gufata yitonde. Noneho ikindi cyo bamushina ngo ntasoma amabaruwa muri imbere, yongera bigenzure ajya asoma mbere yuko kuko umutego yabonye ahantu ushobora guturuka. Bari kuduha inkuru yuko hari umuministre wegeze usinya liste yo kumwirukana nawe bazavuye baruwa ye asinye ko yeguye yateguye. Wabyumvise ashobora kuzashiduka umunsi umwe agasinya ko yeguye kandi atigeze anamenya aho byaturutse. Ubwo rero nabyo ibyo binagomba kubyitaho cyane. Ibi muri imbere urumva, ibi iburyo n'ibiri ibumoso ndetse n'ibiri inyuma, kuko umuyobozi agomba kugira amaso ageze mu munani aha ku buryo areba hose, ku buryo avuga ngo uko byasa kose nta muntu ushobora kunca inyuma ngo akore ikintu kibi mu maso yanjye. Noneho ikindi urumva hano Rusizi ikintu cy'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se ikintu cy'ingengabitekerezo urumva gikunze cyane kuvugwa cyane ku nzego z'ubuyobozi nka kuriya, ndetse ugasanga umuntu ashatse kubikoresha mu gukubita bagenzi be hasi. Azitonde cyane, kuko niba amaze kubona neza ko iyo turu ishobora gucika akaba ishobora kumugarika hasi, naye azayitondera, yaba mu byo avuga
mu mutima we yigenzure ko nge tugeze kuganira mu mutima we nta kibazo kirimo rwose, arazi neza ko ari umwere mu kumutima. Noneho niba azi neza ko ari umwere ku mutima, yirinde ko hari umuntu wamuhagararira iruhande azi neza ko umutima we uteze, ejo ataza kumwanduza, kuko ikirayi kibi kiboza umufuka wose. Ubwo nabyo azabyiteho cyane, kuko nibyo bintu by'ingenzi cyane agomba kureba. Naho ibindi byose narye rwose, narye umugati we awurya atuje, kandi ye gusahuranwa abirya atuje rwose, kandi ibyo bamuhembya anyurwe nabyo. Urumva cyabifurumba by'amafaranga bamutera akomeza bikwepe, kurinda ku munsi wa nyuma ku myaka 5 nirangira azaba arangije manda ya mbere. Niba babona bagomba kumwongeza indi, ayifata nayo azayicakire kandi yitware nkuko yitwaye. Ikindi kandi numva turi gusatira mu matora ejo bundi mu kwezi kwa 7. ni ubukwe. Urumva ni ubukwe. Ubwo rero ategura ubukwe neza, nategura ubukwe neza kugira ngo hatazagira ikintu kimwe cyanduza umugeni, cyanduza ikibazo icyo ari cyo cyose. Nabutegure neza kandi yicara atuje, abutegure neza mu nguni zose, afatanyije nabo bafatanya, ibindi nta kundi byagenda.